Igice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Abi rero yari amaze kugaburirwa na nyirakuru ndetse bigaragara yuko ibyo yari amaze kumugaburira byasaga naho byari bihumanye. Abi rero yari amerewe nabi cyane kugeza n'ubwo Layla yahamagaye papa we Lucas agira ngo amubwire ko umwana ameze nabi. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Abi, Layla ndetse na nyirakuru. Lucas ndetse na Jinta nabo bahera ko bava mu kazi bakaza kureba umwana wabo Abi, baza batarwiyambitse. Lucas akihagera ndetse na Jinta basanga Abi amerewe nabi, arimo aruka ndetse ari no kudiyara, amaso aba yagiye, mbese ubona ko arembye cyane. Nta kindi kintu Lucas ndetse na Jinta bakora, mu bwoba bwinshi Lucas aterera umwana, Jinta agahera kakamukurikira, binjira mu modoka bagahera ko bakerekeza kwa muganga. Layla asigarana na mama we. Layla aba afite agahinda kenshi ndetse ari no kurira, mama we aramwitegereza agahera kamukubita urushyi rwiza cyane kamubwira ngo nk'ubu uri kurizwa n'iki? Ubu nkubajije ikintu kiri kukuriza wakimbwira? Ntiwabwiriwe, yewe ntuba wanaburaye, ntiwabuze ibyo urya n'ibyo unywa, ntiwabuze aho uryama, agahinda ufite ni akiki? Layla ahera kakabwira mama we, akamubwira ati mama ntago mbyumva pe. How comes? Ase ubundi mama ugira umutima wa kimuntu? Ase ubundi mama ubundi ni wowe watubyaye? Ase ubundi koko mu by'ukuri ukunda Lucas? Umuhungu wawe uramukunda? Undi ati cyane rwose ndamukunda, none nabuzwa n'iki gukunda umwana wanjye? Ahera kakabwira mama we ati niba ukunda Lucas, aka kanya fata Abi umushyire mu mwanya wa Lucas, wasuminge nk'aho Jinta ari we ufashe umwana wawe Lucas amukoze nk'ibyo wakoze Abi, mbese nyine amwambuye ubuzima nk'uko uri kubigerageza. Wakumva wishimye? Ese mama wundi ugira umutimanama? Ubundi njya numva bavuga ngo abantu babyaye baba bagira impuhwe, ubundi wowe ugira impuhwe? Gira umutima wa kimuntu. Mama ubu nibwo ndi kugenda mbona ko utari mama nzi. Ubundi who are you? Ubundi ndakuzi? Mu myaka yose njyewe nawe tumaranye ubundi ndakuzi? Ntabwo niyumvisha ukuntu ushobora gufata umwana muto nk'uriya w'umuziranenge neza neza nkakwinginga ngo mwihorere, ariko ukanga ukamwambura ubuzima. Mama reka twumvikane, amambere Jinta waramwanze pe, umwanga ngo ni uko atabyara, ariko kuri iyi nshuro Jinta yagize gutya arabyara. None n'aho abyariye ntabwo uri gushimishwa nuko ari kuguhereza abuzukuru. Mbere wamwangaga uvuga ngo nta buzukuru, ngo agiye kugucira umuryango, ngo umuhungu wawe ngo azapfa atabyaye, none n'uw'Imana ibahaye nawe uri kumubambura. Ubundi mama ushaka iki? Mu by'ukuri ntago ndabasha gusobanukirwa. What do you want? Ndaramwitegereza kabwa Layla, uri Layla nabyaye, uri Layla tumaze iminsi duhuza,
urirayira tumaze iminsi dukorana ibintu byose dupangana imipangu yose nangwa bampinduriye mbimenye ntago ndi kubyumva ngaho mbwira ni Layla nzi nangwa hari ibindi bintu byihishe inyuma undi ati mama ndi Layla bucura bwawe umwe rukumbi nta wundi uri inyuma yanjye nta n'undi uzaza nyuma yanjye ariko ikibazo nibaza ubu ngiye nibwo ndi gutekereza ngasubiza ubwenge n'amaso inyuma mu by'ukuri Jinta wamuretse ariko se n'ubundi amazi yarenze inkombe njye nabuze naho mera mbwiza ukuri musaza wanjye undi ati gezaho muko utazakora iwe utazakora ikosa warangiza ukaryicuza ndi nyoko narakubyaye jya umwubaha ntabwo ari wowe wambyaye n'injye wakubyaye ikindi Jinta ntabwo uru rugo agomba kurugumamo agomba ruvemo nose ubundi rurimo nk'iki Layla atari ku mama rurimo nk'umukazana uri kwirengagiza yuko umuhungu wawe wamukunda kurusha ibindi byose kuri iyi si uri kwirengagiza ko inshuro zose wagiye ugerageza kubatandukanya byakunaniye uyu munsi barakundana kandi bakundana birenze noneho binongeye Lucas yamaze kumenya ko umugore we abyara kandi nawe abyara urumva noneho kuri iyi nshuro byakorohera kuba watandukanya uyu mugore n'umugabo mama byibura agira impuhwe ariko njya nibaza ubundi ibi bintu bikomora he njye rimwe na rimwe njya nicara nkabona ibintu turi gukora ntabwo ari byo mama nta keza rwose ko guhemuka iteka iyo uhemutse nawe biragukurikirana ese mama nk'ubu ngubu ibi bintu turi gukora byazatugaruka ubu bugome turi gukora nta n'indengakamere pe aho bigeze please mama ageze aho ngaho urekera aho ngaho ibaze ko nanjye mbirambiwe ndi umukobwa wawe Jinta uzamukorera ibyo ushaka pe ariko mama Abi uriya mwana utazi kurobanura icyatsi n'ururo umwana muto cyane umwana ugukunda ukwisanzuraho ukwita jaja uri nyirakuru ese mama wajya kubona uburyo Abi adukunda ujya ureba uburyo nyine atwitaho kurusha uko yaba akunda papa we na mama we nta kintu yarya atakuzaniye yewe abe shokora isaba yamuzaniye biki kintu cyose atahamuzaniye mbere yo kukiryaho yabanzaga akakuzanira nanjye akampereza byibura ibyo ngibyo ntabwo byagutera umutima wo kumva ko uriya mwana adakwiye kwamburwa ubuzima mama aho bigize ndabirambiwe undi atari ko ufite ubwenge butekereza mu mutwe wawe harakora cyangwa hari ikindi kintu uri kuburamo Layla ati mama turi kumwe pe kandi urabizi ko nkukunda iteka ndagushyigikira ariko apana Abi ndati wiyoborwa n'amarangamutima nanjye kariya kuzukuru kanjye ndagakunda reka ariko niba rwose none se niba ntakunda nyina ubwo urumva we namukundane biri aho ngaho nyine mukunda kuko mubona niba ntashaka Jinta ni ukuvuga ngo n'ikintu kimukomokaho cyose singishaka icyo nkeneye ni uko ava mu buzima bw'umwana wanjye nkeneye ko uramurozi kazava mu buzima bw'umwana wanjye Layla ati mama reka basi tubyemere ko Jinta yaba yararoze Lucas ariko byibura yaramuhaye uburozi bwiza ntiyigeze amugira ikigoryi ntiyigeze amugira idebire ntiyamugize yewe inganzwa ahubwo wenda yamuhaye n'ubwo burozi bwo kumukunda no kumwumva ibyo byo byonyine ntibihagije nose kugira ngo amuhereze ubwo kumugira ikigoryi no kumuhereza ubumukunda ubwiza ni ubuhe undi atigeze aho ngaho uramunda sinoga yamuhaye ubwo kugira ngo nyine abe ari we akunda yanga umuryango ujya ubona Lucas atwumva hari ikintu n'iki na kimwe Lucas yaduhereza umugore watabyemeye Layla atoya mama aho ngaho urabeshya
ibintu byose Lucas aduhereza ntabwo ariko Jinta aba abizi. Ikindi kandi Jinta ibyo aduhereza biruta ibyo Lucas aduhereza. Uzi ko Jinta atwitaho kurusha uko Lucas atwitaho? Jinta afite umutima utandukanye n'indi mitima yose ngewe n'abanzi nangwa se nigeze no kubona. Atandukanye n'abandi bantu bose. Yego nyine kubera ko umwanga ntabwo ibyiza byo wabibona. Niba rero utabasha kubona ibyiza bye, iteka ukaba uhora nyine ubona ibibi byiwe. Niba utabasha kubona ko byibura agira n'umutima mwiza, nta na rimwe uzugira ubona rwose ko ari umukazana mwiza ubereye umuhungu wawe. Gusa mama kuri iyi nshuro warengereye pe. Abi even nawe ntabwo ndi kubyizera. Twigarukire kuri Lucas ndetse na Jinta. Baba bageze kwa muganga. Bakigera mu marembo yo kwa muganga, Abi aba arembye cyane. Noneho amaso agendera rimwe. No kureba ntiyongere kubumbura amaso ngo arebe. Lucas ahera kagasohoka mu modoka agaterura Abi. Jinta nawe agenda asa n'utabaza abaganga. Abaganga baza biruka. Bahera ko bamushyira ku gatanda. Bakamujyana mu cyumba cy'indembe. Abadokita bahera ko binjira kugira ngo bite kuri Abi. Jinta na Lucas baba bari hanze. Jinta ari kurira, amarira ari yose. Arimo abwira umugabo we Lucas, amubwira ati be, mfite ubwoba. Mfite ubwoba bw'umwana wanjye. Nabuze naho mera nsenga. Sinzi isengesho nasenga muri kano kanya. Ariko basi niba Imana inyumva, nimbabarire ndindira umwana. Byibura niba Imana ibaho, nimbabarire irengera umwana wanjye. Kuko sinzi ko nabasha kubyumva no kubyakira. Lucas we aba yabaye nk'igiti atabasha kubuja, yewe atabasha no kuvuga. Areba uburyo umugore we ari kurira. Akareba uburyo yataye umutwe. Akareba uburyo Jinta asa naho adatuje. Nawe ubwe muri we agatangira kubura amahoro. Mu mutima atangira gusenga. Avuga ati Mana ushobora byose. Wampaye umugore ukubaha kandi ugusenga. Ndetse unakwizereramo. Kuri iyi nshuro ntudutererane. Yewe ntunatererane umugore wanjye. Ndakwinginze. Mu mbaraga no mu bubasha bwawe. Mu gushobora no mu gushaka kwawe. Ntabarira imfura yanjye. Ntabarira umwana. Yega ahari ntabwo nzi gusenga bikwiriye. Ndi n'umunyabyaha pe. Ariko byibura wampaye umugore ukubaha. Wenda ahari shingira ku mugore wanjye. Ugira utyo urengere imfura yacu. Ntabwo nabyumva. Yewe no kubyizera byananiye. Mana agira icyo ukora. Bakiri aho ngaho, Dr. aza abasanga. Areba uburyo bombi bameze. Akazunguza umutwe. Arabareba. Akabanza kubura icyo ababwira. Jinta ahera ko yegera muganga. Akabwira ati Dr. ndabona usa naho hari icyo ushaka kutubwira. Nyine mbwira umwana wanjye ameze ate? Abi ameze neza? Urabona ari bubashe gukira? Dr. ahera akasubiza Jinta. Akamubwira ati mbabarire. Mbabarire ku bibaye.
mbabarire ku bw'umwana wawe, Abi ntabwo abashije kurenga hano, twakoze uko dushoboye ariko Abi ibye byarangiye, umwana wawe ntabwo abashije kurenga hano. Jinta aherako akikanga, ako kanya aherako agwa hasi. Nta kindi Dr akora, ahita ahamagara abandi baganga ndetse n'abanasi, bagaherako batwara Jinta. Lucas ibintu biba biri kubera aho ngaho bisa n'ibimushobeye. Hakiri kuba ibyo byose, uwitwa Layla nawe aherako agera aho ngaho kwa muganga, asanga Lucas yabaye nk'igiti. Lucas we nta nubwo aba abasha kuvuga, aba areba ibintu biri kumubera imbere, akabura icyo abivugaho. Arareba bikamucanga ndetse bikanamushobera. Layla aramwegera akamubwira ati Lucas, Abi ameze ate? None se ko mbonye batwaye umugore wawe Jinta, we bigenze bite? Lucas areba mushiki we akabura ikintu amusubiza, agaceceka. Layla arongera akamubaza akamubwira ati se kuncecekanye ndamenya ari iki kijya mbere, mbwira Abi ameze ate? Lucas mu gahinda kenshi kuje ikiniga n'umubabaro mwinshi, amarira atangira gushoka ari nako atemba ku matama. Layla akireba musaza we mu maso, nawe ahera akazenga amarira mu maso, akamubwira ati bro, nizere ko ibyo ndi gukeka atari byo, mbabarira umbwire Abi byaba, ntabwo nshaka kubitekerezaho, mbabarira umbwire. Undi ati sister, umwana wanjye byarangiye, kugeza ubu ntabwo nibaza uburyo umwana wanjye afatwa mu masegonda, mu minota. Nimugoroba yari muzima, nimugoroba nari ndi gukina n'umwana wanjye, mu gitondo mbere y'uko njya mu kazi umwana wanjye twari kumwe, ariko n'ubu ntabwo ndi kwibaza indwara ifashe umwana wanjye kano kanya agahera akapfa. Kugeza ubu ntabwo ndi kubisobanukirwa, njyewe ntabwo mbyumva. Ubundi ubwo kugeza ubu ngubu ndumva ndi kwibaza ibibazo byinshi, ndumva uwanyegereza Imana kano kanya nayibaza byinshi ndi kwibaza mu mutima wanjye, ndi kwibaza what happened, ni iki cyabaye umwana wanjye afite, ntabwo mbiyumva. Layla ati ngo iki? Abi ibye byarangiye. Layla nta kindi kintu akora, aherako agahaguruka asiga musaza we aho ngaho, agataha akajya mu rugo. Aragenda, akigera mu nzu asanga rwose mama we yiyicariye ari kureba TV, mu gahinda kenshi n'amarira ari kurira. Atangira abwira mama we ati mama, ngaho ishime watsinze, ishime umugambi wawe uwugezeho, ishime Abi ubuzima bwe urabutwaye, ngaho nezererwa ubabaje umuhungu wawe Lucas. Iyaba warebaga agahinda Lucas afite, ukareba uburyo yashanyaraye ameze nk'igiti, ukareba uburyo Jinta abaganga bamutwaye ameze, ahari nibwo wakishima kurusha. Mama, urareba ihungabana uteje muri uru rugo? Ese urareba akaga kose uteje muri uru rugo? Ngaho ishime, ishima icyo washakaga ukigezeho, nezerwa rwose, genda unigurire, unihembe,
urabikwiriye. Bravo kuri wowe rwose. Mama bravo. Felicitation. Undi araseka cyane akavuga ati ayo ni amarangamutima ari kukuyobora. Ndabizi nibishira uzabona ko nari ndi mukuri. Hari igihe kizagera ubone ko nyine nari ndi mukuri, ibi byose ndi gukora byari bikwiye. Rayira toya mama, ntabwo ibi bikwiriye. Basi byibura aho ukwiye kwihangana. Urwo rwango ufitiye Jinta ukabana narwo ntabwo Abi yagombaga kubizamo. Wowe urica umwana uri innocent, udafite icyasha n'icyaha. Basi se wenda reka nemere ko wenda Jinta hari icyo yaba yaragukoreye, nubwo ntakizi, nubwo wenda cyaba kitanahari. Abi we yagukoze iki? Undi ati yakoze ikosa ryo kuvuka. Iryo ni ryo kosa rya mbere yakoze. Rayira ati none se hari umuntu uhitamo kavuka nangwa se agahitamo kutavuka? Mama, aha ukomeje kurengera. Tugaruke kwa muganga. Jinta abaganga baba bari kumwitaho kubera ko aba yaguye muri koma, cyane ko aba atari kubasha kwiyumvisha ko imfura ye Abi ibyayo byarangiye. Lucas nawe ahantu abari atangira gukurura ibintu byose yagiye anyuramo, agatangira agira ati Mana njye ndumva hari icyo nshaka kukubaza. Ntangira gutereta umugore wanjye Jinta, twanyuze muri byinshi byagombaga no kudutandukanya. Yewe bagiye baduteranya kenshi. N'ubukwe bwanjye nawe bwabaye kuri burembe cyane ko abagiye babwica bari benshi. Mbere y'uko mbana na Jinta, inshuti ze zajyaga zimbwira ko ari umukobwa udashobotse. Bambwira uburyo ari maraya, bambwira uburyo yihisha mu bintu byo gusenga, ngabeshya ngo arasenga ariko adasenga. Ndahumiriza ndamutwara, ndavuga n'ahari nzamuhindura. Ariko tugeze iwanjye naje gusanga Jinta atandukanye. Jinta nazanye iwanjye atandukanye n'uw'inshuti ze zajyaga zimbwira. Ibyo byari ibya mbere twarabirenze Mana. Aba umugore wanjye. Aho tugereye mu rugo, inshuti ze ni kenshi zagiye zimbwira ko umugore wanjye anca inyuma, ariko nagenzura ngasanga baramubeshyera. Naje gusanga byose barabiterwaga nuko babonaga nkunda umugore wanjye cyane. Ibyo byaje kumpereza izindi mbaraga zo gukomeza kwizera umugore wanjye nkamukunda. Nyuma y'imyaka igera kuri 5 tubana, inshuti ze zaragarutse zimbwira yuko atazigera abyara kubera ko nyababyeyi bayimuteruyemo akiri umukobwa. Bambwira yuko yari maraya, yaryamanaga n'abagabo bose abonye. Ariko nkanjye nk'umugabo wari waramushatse, narabumvaga nkabihorera kuko nari nzi ukuri. Umugore wanjye nta wundi mugabo umuzi uretse njyewe. Niyo mpamvu nyuma y'uko mbanye nawe, niyemeje yuko ntazigera na rimwe numva amabwire y'ibintu byose bimuvugwaho. Mana urabyibuka narabasubije, ndababwira ati Jinta simukunda kugira ngo azambyarire, no kuba ndi iruhande byonyine birahagije. Imana nibishaka izaduha urubyaro. Bari bazi ko nzamuta, bari bazi ko nzamureka, ariko kuko mukunda nagumanye nawe. Nyuma yaho umuryango wanjye watangiye kumwanga. Ni byinshi cyane mama yagiye ahimbira umugore wanjye Mana. Ubizi kundusha, hari n'ibyo ntanibuka. Ariko kubera ibyo twari twaranyuranyemo na mbere, Mana sinigeze mbiha agaciro. Nakomeje nkunda umugore wanjye. Imyaka iragenda iricuma iba 17, ishira 18.
nta mwana, yewe nta n'inda yavuyemo. Urangije kubw'imbabazi n'impuhwe zawe uraduteturura uduha kubyara. None Mana icyo nkubaza kano kanya, kari wowe utanga urubyaro, kari wowe ukiza kandi ukarinda, nshaka kukubaza wari urihe? Ubundi umwana wanjye apfuye ate? Ntabwo ndi kubyumva. Mana byibura ntiwaduha n'agahenge? Ese byibura ntiwaduha no gutuza? Umugore wanjye yanyuze mu bibi byinshi. Ikigeragezo kirenga ikindi gihinguka. Ntajya amara kabiri yishimye. None n'ibyishimo bike wari umuhaye, umwana wahoraga umusetsa akamwibagiza agahinda kose n'uburibwe yanyuzemo. Ubwo singiye no kuvuga uburyo ari imfubyi afite musaza we gusa. N'ubuzima bushaririye yagiye anyuramo na mbere hose akiri umukobwa. None n'ibyamunezezaga ari byo mfura yiwe Abi, njyewe reka nikure mu Mana. Ugize gutya uremeye koko Mana, uremeye? Ibyishimo by'umugore wanjye urabitwaye? Ese Mana byibura nta nubwo ugira impuhwe? Byibura nta nubwo ubasha kubona ko umuntu hari ibimuremereye bimubujije amahoro n'amahwemo? Mana byibura ntabwo ubona ko umugore wanjye akeneye kuruhuka? Reba inzitane zose amaze kunyuramo, urebe imisozi amaze guterera, reba ibintu byose yirwa ahangana nabyo amanywa na nijoro, ariko n'uyu munsi ntacyo bikubwiye. Uremeye imfura yanjye iragenda. Mana ibi ni iki? Njyewe nkeneye igisubizo cyawe. Kuki ubundi uretse umwana wanjye agenda? Kuki utumye Abi wanjye agenda? Mana ubundi nsobanurira. Waba waraturemeye kubabara? Ese hari abo waremeye guhora bababaye? Ndebera, ibi ni ibiki ndi kunyuramo? Kuva nabana n'umugore wanjye Jinta, inshuro twishimye bya nyabyo birambye wazibara. Ajenda yanjye yuzuye iminsi y'amarira gusa. Njya nshaka ikintu cyiza cyaba cyarambayeho muri ubu buzima nkakibura. Uretse umugore wanjye umwe rukumbi mfite, ariko ibindi byose ni agahinda n'amarira. Abantu bazi ko ubutunzi ari buri kimwe. Ndatunze pe, mfite amazu meza, mfite imodoka nziza, ngenda mu modoka nshaka, ndya byiza, ndyama heza. Ariko se bimbujije kuba ndi kubiririramo? Bimbujije kuba nta mahoro mbifitemo? Bimbujije se ko ndi kubiburiramo ibyishimo? Amafaranga ntiyagura amahoro, ntiyagura amahoro yo mu mutima, yewe ntiyakugurira umunezero, ntiyaguhesha urubyaro, ntiyaguhesha guheka, ntabwo yaguhereza urukundo. Yego yatuma wambara neza ukaba heza ugasa neza, ariko ibyo byose ntabwo amafaranga yabigura. Nta nubwo amafaranga yakugurira uburinzi, nta nubwo amafaranga yaguha icyo ushaka cyose. Rero ntabwo amafaranga ari buri kimwe. None ndibaza Mana, warayampaye kugira ngo nzayaburiremo amahoro? Basi ibyo ntunze byose ntushaka ubitware, ariko byibura njye n'umugore wanjye uduha agahenge. Ese ubundi ubu bimariye iki? Bimaze iki? Bimaze iki? Ko mbifite bimariye iki? Nose ubu ngubu nakirata n'iki? Narisigaye nitwa Papa Abi, umugore wanjye yitwa Mama Abi. None Mana, Abi wanjye uramutwaye, Blessing Abi uramutwaye, nyuma y'imyaka 17. Ese warivuguruje? Uri Imana yivuguruza mbimenye? Uri Imana igira itya ikanezeza umuntu by'igihe gito, ikongera ikamugarura mu mubabaro we? I'm not understanding. Byanshobeye, byancanze.
Lucas atangira kuzenguruka mu bitaro asa n'uwataye umutwe, amanuka azamuka, atambika, yicara ahaguruka, ubona ibintu byamucanze, aba yabaye nk'umusazi. Agera aho ngaho kubera guta umutwe no gutekereza byinshi, agahagarara akaba nk'igiti. Yicara hamwe akamara amasaha menshi atabuja, n'umuvugishije akaguma amureba gusa. Layla nawe aba ari hafi aho ngaho ari iruhande rwa musaza we, areba uburyo Lucas ameze, kwihangana bikamunanira, agaturika akarira. Yegera musaza we byibura ngo arebe ko yamuhumuriza, akamukoraho. Mu kumukoraho asa n'umunyeganyeza, arimo amuvugisha amubwira ati basi ihangane, ibi ntabwo birimo wenyine, turaza kubinyuranamo. Ntabwo ibi byose ari iherezo rya buri kimwe, iyaguhaye Abi izaguha n'abandi. Akimukoraho asa n'umunyeganyeza, Lucas ahirako akagwa, yewe nta no kwiramira. Akikubita hasi, Layla mu bwoba bwinshi aherako atabaza kugira ngo abantu bari hafi aho ngaho batabare. Baherako batwara Lucas, cyane ko nawe aba asa n'uguye igihumure. Umutima we uba wananiwe kwakira ibyo ari kubona n'ibyo amatwi ye yumvise. Inkuru yacu reka tuyisubikire aha ngaha. Ese uyu muryango uzagera aho wakire kubura imfura yabo? Jinta ntabwo abyumva, byamuviriyemo kujya muri koma. Yewe na Lucas nawe umutima we wananiwe kubyakira, nawe agwa igihumure. Ese uyu muryango aho uzongera kwishima? Ese koko ni iherezo rya Abi? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.